Filime yacu tuyitangiriye hano ku irimbi. Hari abasore batatu bari kuhanywera inzoga ndetse n'umukobwa umwe. Ukurikire, umusore umwe uri hano witwa Joseph arebye guca aba yabonye umuzimu, arangije arahunga abwira bano bagenzi bati reba hariya hari ikintu mpabonye. Baramubaza ati so wabonye igiki? Aravuga ati mpabonye umuzimu. Arangije umuzimu gurongera guramwiyereka, ariko gwamara kumwiyereka ugahita gubura. Ukurikire, abangabo yabibabwira bakamufata nk'umusazi, bakamubwira ati genda wa mukaritasi we, reka kubura dukinisha. Umuhungu akababwira ati ni ukuri kw'Imana hari ahantu ndi kuhabona umuzimu, muhave tugende. Barakwereka muri aba basore batatu n'umukobwa umwe bari hano, harimo couple y'umusore umwe n'umukobwa bakundanye. Uyu muhungu bakomeje kumugira nk'umusazi, we yari kubabwira ati tuve hano hantu tugende, ntago ari shasha. Barakwereka hari undi musore witwa Claude wavuyeyo, aravuga ati ahantu ntago hari nta muzimu uhari, ati ahubwo uyu nguyu yasinze, ati Joseph mumureke yasinze. Joseph yakomezaga kubabwira ati muze tuve hano hantu ntago ari shasha, bakamufata nk'umusazi. Ako kanya Claude yarahagurutse yerekera mu irimbi. Noneho bano nabo basigara bari gukirana, bagaha uyu musore inzoga, bakamubwira ati fata inzoga winywere, ibyo by'abazimu bawe ubyihorere. Gusa twebwe twabibonye, uyu musore Joseph ntabwo ari kubabesha. Umukobwa uri hano Ange yari gukomeza abwira uyu musore Joseph ati wowe wigira ikibazo, ati buriya ni inzoga zikurimo. Barakwereka Claude yaje yerekera mu irimbi hagati, ndetse agiseka uriya musore Joseph ari kumuseka, ari kuvuga ati urabura yasinze. Barakwereka yaje gusoba hano mu irimbi, ndetse aza gusoba hejuru y'ituro. Ukurikire filime witonze. Uyu musore Claude ari kwihagarika hano, barakwereka wa muzima warongeye uragaruka. Uyu musore Claude arawubona, umuzimu uri kumubwira ati uri kubona ntari mwiza, ese waje tukaba turi kumwe, waje tukagirana ibihe byiza. Uyu musore Claude araje aramubwira ati si none wabyemera? Kwa muzimu uhita uhaguruka uramubwira ati nabyemera, ati ahubwo watinze, ati va tube turizihirwa. Barakwereka Claude yahise asatira wa muzimu, bahagaze no hejuru y'igituro. Umuzimu utangira kumubwira ati mbega ukuntu uri mwiza, ati se ngewe urambona ute? Ati tubaye turi kwinjoyinga muri aka kanya hari ikintu byaba bitwaye? Ukurikire filime urebe n'ukuntu abantu bazaguyo batazi. Ubwo ako kanya Claude yahise abyemera, atangira gucira ingano y'uyu muzimu. Barakwereka batangiye kwinjoyinga, batangira kuba bari kuganira, ndetse n'uyu muzimu utangira gukorakora Claude. Uramubwira ati ariko ubiceceka ntubibwire abashuti bawe. Ukurikire filime witonze nyagasani. Ubwo barakwereka Claude yatangiye gusomana n'uyu muzimu. Nyagasani, ibi bintu biraza kugenda bite? Ukurikire filime. Uyu muzimu wakomeje kumubwira ati nje nagukunze, ati ahubwo tube turi kumwe. Barakwereka Claude n'uyu muzimu bakomeje kugenda berekera bari gutembera mu irimbi. Gusa wica atarazi, ntago yarazi ko ari umuzimu. Barakwereka yatangiye kumuterura ngaze kumutembereza. Nyagasani, ukurikire, ntabwo yari abizi, gusa twe turabizi neza. Uyu musore yari yanyweye amayoga menshi, ubanza atarari gutekereza neza. We yarazi ko atoraguye kabonye baby agiye kuba ari kumwe nayo. Abasore ahanini bazagwa naho batazi. Barakwereka hano hari abakiri kumwe, gusa Joseph we yari yabuze amahoro, naho iyi couple yari igikomeje kuba bari kumwe. Baravuga bati dutekereze neza tumenya ahantu Claude aherereye. Barakwereka bakomeje kumubwira bati wowe fata inzoga unywe, atubyihorere, baturiya ntabwo ari umwana mutoya wo kuba uduhangayikishije. Ukurikire filime
ubwo ngubwo Joseph yakomeje kubabwira ati aha hantu turi ntago ari heza nyabuneka, ati ahantu twahava tukagenda tukaje kureba ahandi tuba turi. Uyu musore yararangije aravuga ati reka ndebe Joseph ahantu ari, reka ndebe niba nta kibazo afite. Aba nabo basigaye hano ndetse bari kumuseka. Ange na Sheri we basigaye bari kumuseka, bari kuvuga ati nibwo bwa mbere nabona umusore inzoga zemeje guca. Ukurikire basigaye bari kumuseka, gusa we ntabwo yari ari kuvuga ibinyoma, twari tubizi. Barakwereka uyu musore Joseph yakomeje kuza ari kugenda mu irimbi, ari guhamagara Claude, ari guhamagara ati Claude uherereye hehe? Ati yewe Claude ko ntari kukubona uri he? Nyagasani uyu musore yari yabikemanzwe ndetse anarabibabwira, baramuseka. None birangiye Claude yikundaniye n'umuzimu. Kurikira filime witonze. Ubwo uyu musore Joseph yakomeje kugenda ahamagara Claude, yakomeje kugenda amuhamagara kugira ngo arebe n'aho aherereye. Uyu musore yaramubuze, atangira gushidikanya. Kumbi Claude aho yibereye ngaha ndetse na wa muzimu w'umukobwa. Nyagasani uyu muzimu we na Claude bari bamaje gukundana. Bageze hano uyu muzimu uramubwira ati umbabarire, atufunga uwo munwa wawe, ntugire uwubwira yuko twahuye, ndetse ntugire n'umenya yuko turi hano. Ese nukubera iki ari kumubuza? Ukurikire. Ubwo ngubwo bakomeje gusomana Claude n'uyu muzimu. Ubwo ako kanya uyu muzimu wumvishe ijwi rya Joseph ari guhamagara Claude. Uyu muzimu ahita abura. Claude agiye kongera kumuhobera aramubura, arangije yikubita hasi. Nawe atangira kugira ubwoba, atangira kuvuga ati nyagasani, ati ndazibamba nzerekeza he? Ati uyu ni umuntu nari ndi kumwe nawe cyangwa ni igini? Claude nawe yatangiye kwirukanka kubera ko yari amaze kubona ukuri. Ukurikire filime witonze. Nyagasani ubwo Claude yatangiye urugendo rwo kwirukanka ndetse no kukwepa uyu muzimu gaje kuburira babandi basigaye hano. Barakwereka Ange na fiance we bo bari bibereye hano bari gusomana, ntabwo bari bazi ngo ni ibiki byabaye. Ubwo Claude yabasesetseho ari kubabwira ati muhaguruke tugende. Ati ntanje wa muzimu ndawiboneye. Nyagasani ati njyewe, ati nari ndi kumwe nawe, ati nagize ngo ni umufiance nanjye nabonye, gusa ibibaye nagahoma munwa. Atuzi yuko ngiye kumuhobera ngahita mubura. Nyagasani ubwo Ange n'uyu fiance we baramubwiye ati se ibintu uri kuvuga ni ukuri? Atutambwira yuko nibyo Joseph yahoze ari kuvuga ari ibyo. Maze uyu musore Claude arababwira ati ni ukuri. Ubwo ako kanya wa muzimu yarahageze, aramubwira ati nakubwiye ngo uzibe. Ati none uri kugamba. Abangaba baramubonye batangira kwirukanka. Gusa Claude we bitewe n'ubwoba yari afite nuko yari yikanze yahise agwa hano. Uyu muzimu utangira kuza uri kumwegera, uri kumubwira ati vayo, ati n'ubundi wari wabaye uwanje. Nyagasani umuzimu wari ushaka kumufata akamujana. Maze Claude atangira kwirukanka ari kuvuga ati mbabarire, ati ntago nkuzi. Uyu muzimu waravuze ati n'ubundi nta hantu muri buncikire. Ukurikirane filime witonze. Abasore barirukanse basa kwihisha hano, gusa naho bari kwihisha ni mwirimbi, ntabwo tuzi ngo ni shasha. Nyagasani baje bari kuvuga bati ibi bintu turamenya ari ibiki? Ati iyo tugenda kare kose ntabwo byari kuba bigeze ahangaha. Barakwereka ku kanya umuzimu yaraje abicara hejuru batamubonye, baba baramubonye. Baravuga ati nyagasani, bati ibi ni ibiki? Bati ibi turabikira dute? Barongera barirukanka. Umuzimu n'ubundi asigara hano ari kuvuga ati ndabafite mu biganza byanjye, aho mwakirukira hose ntabwo mwabasha kunshobora. Umuzimu araseka arangera aravuga ati muri inkorabusa, ati kuko n'ubundi ntimwanshika. Nyagasani uyu muzimu yari yabazonze. Ukurikire filime witonze.
ubwo ako kanya yarongeye yarabura, arangije araza ahagarara hano mu muryango aho bari gusohokera. Barakwereka uyu musore Claude yaje ari kwirukanka, ageze hano aba aramubonye ahita yikubita hasi. Uyu muzima atangira kumubwira ati vayo twongere duteretane, ati ubundi ni wowe wanjye, ati ni wowe nshaka. Claude yarongeye afata urugendo arerekera, arirukanka. Uyu muzimu nawe arongera arabura. Barakwereka Claude yahingutse hano ndetse ahita ahahurira n'aba basore bandi, Ange na fiance we Nyagasani. Bahita bavuga bati tunyure hano ngaha twerekere. Uyu muzimu yari yabazonze, yari yabatesheje umutwe. Gusa twatangiye ko Joseph ari kubabwira ati duhunge, ati hano hantu ntago hameze neza, ndetse n'ikirenze ibyo bari kuza kunywera inzoga mwirimbi. Nyagasani, ubwo aba basore baje kwihisha hano, gusa ntago tuzi ngo bigiye kugenda bite. Ukurikire filime witonze uraza gusobanukirwa, ndetse nkwibutsa gukora subscribe, share na comment kugira tujye tubana mu gasobanuye ka buri munsi. Barakwereka Claude yarababwiye ati mufunge izo minwa zanyu muceceke. Ako kanya barakwereka na Joseph yahingutse aho ngaho, yaturutse inyuma yabo, nawe ari kwihisha uwo muzimu. Gusa wari wabazonze, nawe ntago yari yababonye, yaje ari gusubira inyuma akugendesha umubwongo. Ubwo ako kanya yarabakanze bagira ngo ni wa muzimu ubateye n'ubundi. Ako kanya bari batangiye kwirukanka, arababwira ati muhumure ni njyewe, ati bimeze bite. Barakwereka uyu mukobwa Ange yabagiriye inama imwe gusa yo kutangira kwiyambaza Uwiteka Imana ihoraho. Yarababwiye ati mwihane dusenge turabe niba twaza kurwanya uyu muzimu, gusa sinzi niba birashoboka kuko bari mwirimbi hagati. Barakwereka Joseph yatangiye kuvuga ati icyo gitekerezo cyaba ari icyanyacu. Batangiza kwiyambaza Imana ihoraho yo mu ijuru. Baravuga bati turabicika dute? Ukurikire filime witonze, ndetse nkwibutsa gukora subscribe, share na comment niba ari ubwa mbere wagera kuri uyu muyoboro, kugira ngo tujye tubana mu gasobanuye ka buri munsi. Bararangije batangira kugenda, ndetse bari gusenga mu mitima yabo kugira ngo barebe niba uyu muzimu wabava iruhande ukabahunga. Ukurikire filime, buriya nawe nugira mu bihe nk'ibi ngibi uje wibuka kwiyambaza Uwiteka Imana ihoraho, ibihe bibi bizagenda bikuveho, ndetse n'abadayimoni bakuriho bazahunga. Barakwereka abasore bakomeje kugenda begera imbere, bakomeza gutaha. Bari bigiriye inama imwe bose yo gusenga mu mitima yabo, ndetse babona uriya muzimu bagahita bawutokesha kugira ngo barebe niba wabava imbere. Barakwereka ako kanya uyu muzimu uhora bitambitse, aba basore n'abakobwa bari kwirukanka. Uhita ubabwira ati muhagarare aho ngaho. Aba basore bari abanyantege nke, ariko mu ntege nke zabo bishize hamwe batangira gutokesha uyu muzimu. Uyu muzimu nawe barakwereka yari guhamagara Claude ariko umubwira ati vayo nsanga hano. Batangiye kumutokesha, atangira gucika intege. Barakwereka fiance wa Ange yarapfukamye yiyambaza Imana ihoraho yo mu ijuru, aravuga ati Imana yacu, ati tubabarira ibicumuro byacu, nurangiza udukize uyu mudayimoni. Barakwereka yarebye mu ijuru, arangije akurana ikimenyetso cy'umusaraba. Nyagasani, ubwo ako kanya barakwereka umudayimoni hano yatangiye gusha no gucika intege. Aba basore ndetse n'uyu mukobwa bahise bacaho baragenda. Umuzimu nawe asigara hano ari gukongoka. Nyagasani, yasigaye imbaraga z'Imana ziri kumukongora. Aba basore bo bahise bagenda, Imana yari ibakijije uyu mudayimoni. Barakwereka uyu mudayimoni yajyamye hano ahita abura, imbaraga z'Imana zari zamutwitse. Ndetse ni nuko tugasoje, naho ubutaha.